gusenga ayo masengesho yo kubwira Imana ngo Mana nkuko Imana ari ngombwa uzabikore jewe nta kintu ibyo bisanze ko umuntu yatakaje intwaro mu rugendo neza. Dawidi yageze igihe abatanga intwaro dufite, ariko icyo nkundira Imana inzu y'Imana, ibyo bintu byose yagondeye mu nzu y'Imana twakura impamba. Yes, muvandimwe, Imana iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Buriya nk'uko abakozi b'Imana bagenda batugezaho ijambo ry'Imana, Imana si umuntu, imirimo y'Imana, imbaraga z'Imana, uko Imana ikora bitandukanye n'uko ibyo abantu bibwira. Aricyo nshaka kukubwira, buriya abana b'abantu hari igihe bakwanga ariko bagusunikira mu bwiza bw'Imana. Hari igihe abana b'abantu hari uko bakubona, ariko uko bakubona Imana ikubona ukundi. Umukozi w'Imana Dawidi, bakuru be bamubonaga ko akwiriye kuba umushumba w'intama za se cyangwa se zabo, ndetse na se yamureba akabona akwiriye kuko yari umwana witonda, akavuga ati iyo uragiye ni wowe unesha ndetse ni wowe ugomba kuba mu ntama. Ariko ndashaka kubwira ko Imana yo yamureba igasanga afite umutima ukwiriye kuyobora Isiraheli. Imana yo mu ijuru ni ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo hari uko abantu bakubona, hari n'uko abantu bakumva. Byanze bikunze hari amahirwe abana b'abantu bataguha. Aya mahirwe rero abana b'abantu bataguha, ndashaka kukubwira yuko Imana izayaguha. Ni ukuvuga ngo kandi yaguha nta muntu ugishije inama. Icyo nkundira ishobora byose, iguha amahirwe itagishije abantu inama. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana itanga amahirwe itagishije inama abantu. Mu by'ukuri habaye ngombwa yuko Imana igisha inama abantu, hari aho bagushyira. Kuko Dawidi yaribagiranye, Samweli ajya kwimika, ikirori kiratangira cyo kwimika umwami. Dawidi ari mu ntama, ntiyigeze yibukwa, nta muntu n'umwe wigeze yibuka ko Dawidi yagombye kuba ari aho, ahubwo we ni ukuvuga ngo yari kuzabyumva mu mateka. Ni nk'uko iwanyu mu muryango w'iwanyu hajya haba inama, ugasanga wibagiranye. Bagatumira abantu kugira ngo baze mu nama y'umuryango, ariko ugasanga wibagiranye. Si ikibazo cyawe, ahubwo ikibazo abantu barimo bakwibuka, nta n'impamvu ibatera ko kwibuka. Ariko ndeka mubwira iki kintu, amahirwe abana b'abantu bataguha, Imana yo mu ijuru yaguhe mu izina rya Yesu. Amahirwe aburiye ku bantu Imana yakuremera. Niyo mpamvu Dawidi nyuma y'uko Imana imwibutse ikamutoranya ikamurobanura muri bakuru be, imbere ya Shama, Aminadabu ndetse n'abandi, ni ukuvuga ngo yanditse Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Hari indi jambo yavuze, aravuga ngo untunganireje ameza koko mu maso y'abanzi banjye. Mbese ibintu Imana yarimo kure byari bimucanze. Uwiteka rero nawe nakugenderere, agira ibintu ahinyuza, agira ibintu asenya, agira ibintu yambura agaciro mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Aha uri kumwe na Ntambara Emmanuel. Imana y'amahoro niguhe umugisha kandi ikugirire neza mu izina rya Yesu.